content icyo gihe njya muri la famille bari kurera uriya mwana wa Miki nyine ubwo ni kwa nyirakuru nukuri ko Imana icyo genda nabyibuka nigeze nza ngo babwire ngo nasize ngo n'agasukari k'umwana ngo ibiki n'ibiki suko nani mfite byinshi ariko nanjye nk'umuntu wagiye kurera umwana bavuze nisha reka nanjye ngira aka kantu nasiga yego bien sûr ndi mu kazi ariko bwari n'uburenganzira bw'umwana sibyo bwari uburenganzira bw'umwana ubu ngubu umwana kuba ari kubana na Miki ni byiza nukuri aho hantu n'ubutwari ariko rero ntago ndibuze kureka kukubwira ko niba abantu bari kuvuga ngo ngene navuze ku mwana ahubwo nyina niwe mwakabaye mwicara mukamubwira muti mukuye mwe nicare hara ku gasonga bugari murwane muzigire nze mbunge mbashyira ku murongo umwe mugaye n'undi mugaye sibyo nabonye utanishimye mama niki cyakumazeho ibyishimo kwajya gukora ibiganiro ushinyika cyane nyinya wayanitse abona umugabo we baba batazindutse bavugana neza wiryinyo nize ntambara uri kurwana nazo asanga umugabo we bataba bavuganye neza mu gitondo ukora ibiganiro avuga ngo uri kwinjiza uri gukorera amafaranga winjira mu ngo z'abantu nge nago ndi bari abagore wandagaje sindimo cira birarura hano cira birarura nge nagukora ama episode kuva ku wa mbere kugeza umwaka ukarangira ngukora ama episode cira birarura ubundi Shaki kararo ubundi uburenganzira bw'umwana ubu ngubu umwana kuba ari kubana na Miki ni byiza nukuri aho hantu n'ubutwari ariko rero ntago ndibuze kureka kukubwira ko mbabarumbwire wa mugore wowe Shakira gucunga abantu ubyita gute bazo cyuriya mugore acunga umuntu yewe manda we cha najyaga numva abantu bavuga ngo kikuvamo ngo ntago ngo nyine ngo kivamo ngo ntago kikuvamo ariko noneho ubu ngubu noneho ubuvamo ariko ntago bukuvamo aba bagore bakomeje gusubiranamo uburaya bwabaye bwinshi ntiwareba babuvuyemo ariko ntago bwabavuyemo barakomeza bagatukana hagahira rimwe aba bagore baratukana ukagira ngo nabashumba b'ingurube cyangwa bihene cyangwa nta nubwo ari abashumba b'inka buriya abashumba b'inka bagira discipline abashumba b'inka batandukanye n'abashumba b'ihene ntago abashumba b'ihene bagira discipline ab'inka bapfa kugerageza rero bari gutukana bushumba uyu nguyu Shakira na Clara na Jessica basaze zaruzuye arega bose mureba bose zagiye zirenga 100 bose zari imbeshu zaze ni za OG kandi ikindi kiyongereho no kuvuga ngo aba bagore bose uko ari batatu nta numwe wize bose ni inkandagira bitabo ari uyu nguyu Clara yagarukiye mu wa 3 secondaire niwe upfa kugerageza uyu nguyu Shakira yagarukiye mu wa 4 primaire Jessica agarukira mu wa 1 secondaire nuvuga ngo rero bo bakoresha iki bakoresha ubugoryi nyine bafite mu mutwe nta kindi kintu bakoresha iki se ko nta bwenge bw'ishuri bafite ntabwo bazi no kubana neza n'abandi baraho gutyo gusa ni mukorogo niba mukorogo n'abayisiga ikagera mu bwonko gihe byaranshanze mukorogo ubundi bisiga ibagera mu gutwi noneho nabonye ahantu Shakira ari kuvuga ngo Clara ngo yisize mukorogo kandi Shakira murabyibuka amavideo ya mbere Shakira amavideo ya mbere n'amafoto uyu mugore yari nyirabukara wa wundi wo ku rwego n'uyu nguyu Clara nawe yari nyirabukara n'uyu nguyu Jessica nawe yongereyemo amavuta bakomeje rero ko bose kuzamukira agira ngo hari ikibazo bafitanye bakomeza kuzamukira ku kibazo cy'umwana wa Miki umwana wa Miki Miki yabaye Miki niwe bari nyine babonye urwaro rwo kugira gutero ko n'ukuntu batukana reka twibanzize kuri Vestina rata umukobwa w'Imana umukobwa wihaye Imana umukobwa usengeye uyu mukobwa Vestina biravuga ko yamaze kwerekeza mu gihugu cya Burkina Faso akaba ariho yarasanze umugabo we kugira ngo bitegure imyiteguro y'ubukwe bazakorera mu Faransa aho mukuru wa Odrago mugabo Vestina mukuru w'umugabo we atuye mu Faransa ari naho ubukwe buzabera bikanavuga yuko bashaka ko bazanabyarira umwana niba batwite niba badatwite ibyo ntimubimbaze ko ntayo namuteye hanyuma noneho bamara kubyarira urumva ko umwana azahita abona ubwene igihugu hanyuma rero igifaransa Vestina nawe murabizi yarakize ubu ahagaze bwuma ameze neza cyane akaba asize mu kibuga uwo bita Kiti Bashabe asize mu kibuga Kiti Bashabe nta mugabo bwiza nta mugabo arabona Marina nawe nuko bose bahize kwishyiga hanyuma Vestina akirangiza secondaire ati we ntago ngomba gutinda imihanda ahita agira gute ahita acaho ahita yishakira umugabo ndetse ari n'umugabo wabahinduriye amateka yakuye iwabo nyina wa Vestina abakura muri Musanze ahantu batari bafite n'icyerekezo cy'ubuzima
ahita amuzana muri Kigali, batuye i Kigali. Urumva yahise abagurira inzu mu mujyi wa Kigali, nyina wa Vestina ubu ngubu atuye mu mujyi wa Kigali n'umuryango we. Bikanavuga ko ari we uzajya wishyurira Dorcas mpaka arangije n'abandi bose. Uyu mugabo rero yaje ahindura ubuzima, ahindura amateka ku buzima bwande, ku buzima bwa Vestina ndetse n'umuryango we. Asize mu nzira Baketi Bashabe bakoreye ikofi, babwiza baririmba indirimbo nziza n'amajwi meza, n'abamarina bibagishije amabuno, bose basize imiha. Buriya mwari muzi impamvu abakobwa beza batayapfa kubona abagabo. Abakobwa beza iyo ari abakobwa beza noneho bakongeraho no gushabuka nyine. Urumva noneho yatinze imihanda aho rero abantu benshi baramutiye. Byakubita noneho no kuba afite amafaranga noneho bikaba ibindi. Baketi Bashabe ni mwiza pe, cyo tuvugisha ukuri. Uyu mukobwa ni mwiza, ari sociable, ari hambo, abantu bose nyine ubona ari umuntu usabana. Ariko biratangaje ko nagize imyaka 30 nta mugabo. Urumva Marina nawe, Marina ariko Marina we Marina amateka yenze ni menshi we mana we. Marina mba numva nanabivuga ariko nkavuga reka mbanza nifate. Marina nzi ibintu bye byinshi koko. Nabimenye imihanda hano mwakumirwa. Uyu Marina uyu Marina byaramuyobeye, byaramucanze. Mbega Marina we uyu we noneho aratwika. Mumaze kumenya igihe ajya muri Kenya ukuntu byari bimeze, mwahita mwumirwa mumenye ibyabereye muri Amerika. Abana cyakora ngiye narumiwe. Rero aba bakobwa baraza, urumva bamara kugira kugafata nyine baba baraciye mu nzira nyinshi, barahuye n'ibigabo byinshi, barangiritse. Urumva noneho abantu bakanabatinya. Noneho Marina we yagiye kubihuhura ahita yibagisha sha. Bibaza noneho kwibagisha nta n'amafaranga afite. Ubwo nta mafaranga agira. Marina nta mafaranga agira pe, arutwa na Bwiza utangije ubundi. Ntuza uyu Bwiza arusha Marina amafaranga. Marina sinzagira ngo yahuye n'umugabo utera umwaka. Hari abagabo batera umwaka mwari mubizi. Ngiye nahuye n'umugabo utera umwaka. Iyo story nzayibaha. Nahuye n'umugabo utera umwaka. Hari n'abagabo b'abarozi. Hari abagabo b'abarozi, buriya hari amadini mugomba kwitondera. Ayo madini nzayababwira nayo. Amadini mugomba kwitondera sha. N'abarozi n'abateramwaka bamwe, ntago ari bose ariko haba harimo abarozi benshi, harimo abateramwaka ku buryo ewana ashobora kugutera ukumirwa. Haba hatabaye amasengesho akaba ari ibindi. Hari abagabo rero batera imyaka, mujye mubimenya ibyo ngibyo. Bwiza rero na Baketi Bashabe na Marina n'abandi nabashaka kumenya bari inzoga zigiye kuzamwica. Shadi basigaye kunda kwinywera inzoga kuri kw'Imana, kumufasha ahubwo no kumutabara mukamushakira umugabo, kuko inzoga zigiye kumwica, asigaye asinda nta kintu na kimwe yitayeho. Nabonye afite utwana twiza mama inshwi. Ngiye kukiyemeza. Ayiwe mana cyakora reka mbabwize ukuri. Iyi mihanda yaranyereye pe, ariko biratangaje kubona Vestina atanga abakobwa iki, abatanga gushaka. Umva ngiye kukababaza. Abatanga gushaka sha. Muri buka rero video za mbere za Shakira. Sibyo? Let me show you. Uyu Shakira nawe yagerageje kwitukuza, amavuta aramwanga, uyu mugore arapfuba pe, ku buryo yaje kuri ma video ya mbere yarafite ibibarabara mu maso, afite ibintu bibi mu maso, hanyuma none akajya amera nk'umuntu uri guhisha mu maso, ariko akabura ukuntu ari buhahisha mu maso, hasi wahishute kiretse uhapfutse, akabura ukuntu ahisha mu maso, ariko umva ukuntu yaravuga ngo mukorogo ngo amavuta ngo iki, ariko shamana mwese muritukuza, mwese murisiga. Urumva hanyuma noneho Clara we yaragiye aritukuza, kandi Clara afite ideni, hari umugore afite ideni, Clara iri deni ushatse waryishyura. Clara ashatse iri deni ry'abandi yaryishyura, kandi wagira iyo defo yo kujya agenda arya amafaranga y'abantu. Hari n'abagabo barya amafaranga babeshya ngo ni umukobwa. Yari umugore 140, ariko reka mbabwize ukuri, wagakura ibyinyo, wabeshya wakwesikuroka, wajya kwesukura ku mugore mugenzi wawe umukura ikinyo sha 140. Clara nawe utayishyura aya mafaranga azagutera umwaku, azagukurikirana mpaka, kuko uyu mugore ajya avuga ngo ni umurozi, ushatse wayamwishyura. Nukuri ngiye n'inama buriya mba nkugiriye 140 mu by'ukuri. Clara yarayabuze, Clara yabuze 140 byo kwishyura uwo mugore ko mumere nabi, ko ngo uwo mugore ari kuvuga ngo azaza imihanda bimuvuge ngo kandi ngo bizaba ngo bazabyirengere.
Clara yakwishyuye amafaranga y'abandi 140 ni amafaranga menshi ko numva ngo uwo mugore ngo nyine ngo nawe ngo arebaho azakuroga icyambere cyaye mutaye mwako Clara nuza canoye ngo ntabwo igihemba ni nkizi zacu twese urumva Clara canoye ntikimuhemba ni nkiyange araho gutyo gusa kandi umugabo we buriya umugabo wa Clara umva reka mbabwize ukuri buriya ngo nta mikino agira mu bagabo bose bari mu Rwanda umugabo wa Clara nta mikino n'umuryogo we oji nta mikino agira buriya Clara impamvu musige mubona akora amavideo atishimye nta guseka n'iki ni firefight kandi kino no Clara yasubiye mu kazi akora akazi ko mu mahoteli niyo mutari muzi n'akazi Clara akora akora akazi ko mu mahoteli ko kwakira abantu ko kubasasira kugira gute ntagize akavuga ngo abantu ngo ni indaya uyu mugore nta muntu murusha uburaya none yatashye bwije gutyo n'umugabo we buriya abagabo barafuha buriya abagabo ntuzabona umugabo akwemerera gukora akazi ngo kora ngo massage ngo kora ngo muri hoteli wakira abagabo buriya abagabo barafuha uko byagenda kose niyo yaba uri umugore we niyo yaba uri mushiki we niyo yaba uri mama we apfa kuba ari igitsina gabo aragufuhira niyo yaba atakurongora hari icyo mupfana umugabo igitsina gabo kirafuha pe uzarebe ko n'abana b'abahungu bafuhira mama wabo uyu mugore rero akora muri hoteli urumva noneho ashinzwe iki kwakira abashitsi abakiriya no gusasa mu byumba nta nubwo wapfa kumubona ngo kuri reception ngo cyangwa ngo aho ngaho ngo aho ngaho nyine ngo ari kuzenguruka reka abariyo hanyuma rero ngo umugabo we ngo hanige barwana buriya Clara yarumiwe akubitwa buri munsi urumva umugabo we nta mikino n'umuryogo ntago yamuzana ibintu byinshi nyane baraza bakitereka bakavuga abandi bazi ko abantu twese turabazi ari mu korogo uyu Clara yari igikara nyirabukara yari igikara cya kindi kiri original cya kindi ariko kibi kimeze nk'igisudani arangije aritukuza biramuhira uyu nguyu nuza Shakira abigerageje bura Shakira ari mu bantu amavuta yanze pe Shakira yaragerageje Shakira yaciye mu cyuma murabizi abana Uganda yari yaricishije mu cyuma byaranze nyuma noneho aza kugirwaho ingaruka cyagibwe ya trendingaga ku tuvideo nyine ari kuvuga ngo ukuntu ngo wajyana igikapu ngo kuri iki umugabo nyine ngo mbenguraga kujya he ibintu nk'ibyo kiriya gihe yari afite uruhu rubi yarapfubye mu maso ari bihu kubagana ari ibintu yakobanye wagira ngo ni agakecuru ubutama n'agahanga byarahombanye byarahuye uzi ko uruhu reka nkubwire hari imyaka ugeramo wakwisiga mu korogo ntifate ikakubwira we igihe cyararangiye ndakwiyamye mu korogo ikakwanga Shakira mu korogo yaramwanze aragenda arapfuba noneho yabonye ukuntu Clara ivuta riri kumufata abona ntago bishoboka aravuga se kubera iki none ni ishyari aba bose ni ishyari hanyuma Shakira agahangara akavuga ngo uyu nguyu ngo ntuza ngo Clara ngo avuga abandi ngo yinjira mu ngo z'abandi ngo yinjira mu buzima bw'abandi ngo kimwe avuga abagabo b'abandi ngo abagore b'abandi kandi Shakira murabyibuka kuri Naomi n'uwo ngo wicaye hejuru ufite ikibuno yatereshejeho ari ikibuno cye cyari kirahengamye tuvugisha ukuri ikibuno cye baramusondetse ikibuno cya Naomi nangiye kubisubiramo baramusondetse pe wagira ngo ikibuno cye n'igifurumba bafashe bakishiraho bakubitaho urabona bya bifuka bijya biza mu inuza imyenda cyangwa inkweto urabona bya bindi biba birimo imbere by'ibifukafuka biyabagira nibyo bagiye bakoteza bashira hamwe barangiza bakamimwomekaho niko Naomi ameze bakimutereho nabi niba ari no mu Rwanda yabikoresheje cyangwa nari muri Nigeria niba ari hiye shareka nkubwize ukuri ashatse yazasubiraho kunyira akamusubiramo bushyashya kuko nk'iyi video muri kureba umugabo ari kumuterera ivi yeba yari afite inda ariko ikibuno ntacyo afite hanyuma rero umugabo we wakunda imiterere kandi yaguma kurana ibyari byiza akunda imiterere hanyuma aragenda yomekaho ibifukafuka sha umuntu wagiye wagira ngo hari ikintu bapfa wagira ngo ikibuno yagitewe na mukeba we mbega ikibuno ya kibuno bura yaba kwari umukire ko afite amafaranga bura yagikoresha angahe hanyuma Shakira murabizi ukuntu yamanutse rero uyu Naomi yaramumanutse aramuvuga koko harashya none niwe wagize gute niwe wasetse Clara ngo yinjiye mu buzima ngo bwa Miki ngo n'umwana we urumva ukuntu abantu burasha ibintu by'imihanda biradusetsa mana y'isi n'ijoro ninde muntu utazi umuriro wa Shakira na Naomi ukuntu wakaga
none niwe uri guseka Clara ngo yinjiye mu buzima bw'abandi mama she. Shakira cyo koze sha nukuri ko ntawamenya pe, ntawamenya. Gusa afite umugabo w'umuhinde. Ariko Shakira nukuri ntabwo bimusa. Ni wa muntu utisiga amavuta ngamufate, ni wa muntu ushobora kureba ukagira ngo yarahombanye, inzara yaragira mwica, yarashukuwe wagira ngo ni yambeba yamushushwe, yarashukuye burundu. Afite udutama n'agahanga wagira ngo umva man yarashukuye tu. Yarashukuye aragenda arakushuka, amavuta ntamufata. Urumva amavuta ntamufata, ariko biratangaje biteye agahinda kubona afite umugabo w'umuzungu. Ariko uriya mugabo w'umwarabu ambe uriya mugabo w'umuhinde ni umusaza OG, ni umusaza. Kandi uriya mugabo w'umusaza ngo afite umugore n'abana bakuru, amaze kubyarana na Shakira babiri. Abo bana babiri rero Shakira mu rukundo nawe ari umwana mubi. Shakira hari umwana agerekana hanze ajya ashira imihanda, kandi abana be uriya cyane kari akagahinja. Mwari mwabona akana ka Shakira yagashize hanze akagahinja? Mwari mwabibona? Ariko umwana w'abandi ngo nuko amufasha ahita amwerekana isura sha. Umva ukuntu uyu mugore nawe ari ishyano, nawe ntago yoroshye. Hari aka video ari gufasha umwana ngo ajya amufasha, ngo ababyeyi ngo ntago bishoboye. Murabizi ibyo bintu. Uwo mwana niwe ajya agaragaza gusa, uwe ntashobora kumugaragaza mu maso, agaragaza uturenge gusa. Arangiza mukivugishwa ubusa. Niba ugaragaza kumufasha, kuki ugaragaza mu isura? Kuki wawe utamugaragaza? Ukagaragaza uw'abandi? Nta mwese ntazajya agira usekundi. Mwese muri bamwe, mwese n'ubundi uburaya mubuvamo ariko ntago bavamo. Abagore bose rero kuntu nabibabwiye nyine ni injiji. Urumva ni injiji bose. Nta muntu n'umwe wigeze wiga na segondere ngo yirangize. Nta n'uwigeze arangiza segondere byibuze. Ari uyu Clara, ari uyu Shakira, ari n'uyu Jessica, ari n'uyu Naomi. Bose ni nkandagira bitabo. Bose nta n'umwe wigeze wiga ngo arangize. Ntawe. Bose rero ni injiji. Bose bahise bagira gute berekeza imihanda. Yerekeje imihanda. Uyu Clara ahise abyara, Shakira arabyara. Buriya Shakira afite umwana mukuru ushaho. Afite umwana ku buryo ushobora kumureba ukagira ngo afite imyaka 30. Noneho ahita yerekeza he? Ahita ajya mu Bugande. Ageze mu Bugande akora uyu nguyu yaramasuye akazajya anatahira aho nta n'umugabo abonye. Shakira abonye bimucanze aragenda yibaburiraho umuhinde w'umusaza w'abandi, umugabo w'abandi, amwizirikaho. Abonye umusaza barabana. Urumva ko afite umwana mukuru yasize mu cyaro iriya mu majyepfo. Ahita agira gute? Ahita ashakana n'uwo musaza. Ariko umugabo w'uwo musaza yaje, ambe umugore we yaje, uwo mugore we Shakira ahita agira gute? Aburirwa irengero. Nta nubwo uwo mugore w'uwo muhinde azi ko byibuzo afite undi mugore. Shakira yiziritse ku muhinde, ariko umugore we yaje mu Rwanda Shakira akabura. Bose ni injiji aba bagore. Icyo bashoboye ni ukwisiga gusa, kwitukuza mutukuza ikaza. Urumva ahubwo n'ukuri kubona wagira ngo no mu bwonko baragiye barahatukuza pe. Uko ukuntu basama bantekereza ngo hasi biba bimeze bite. Kuko uyu mugore avuga cyane yikaniriye, no hasi bari kugira gute? Ari kwiyasa. Abagore nica, aba bagore baravuga wagira ngo mukorogo barisize ku mubiri irangije basiga no ku bwonko byose, noneho harayaga. Noneho n'uyu Miki nawe yari isize, nawe ntago ari kure yasaga. Yari inzobe yego, ariko yahise yongeramo agafu, yahise aminjiramo agafu. Ariko umuntu wamuhaye amavuta ashobora kuba yaramushutse. Ibaze kwisiga n'ubwo wenda, ariko ashobora kuba ari uko wenda haragifite uruhu rworoshye yakiri umwana muto. Ko Miki ni muto kuko byaba binagoranye bitewe n'agahinda kubona ari guhangana n'aba bakecuru. Urumva ari uyu Shakira, ari uyu Clara, bose n'abakecuru ni bakuru. Ariko uyu nguyu Jessica we ntago ari mukuru cyane. Jessica murabizi ko ari umudamu afite umugabo. Uriya mugabo bakorana n'ibigano n'umugabo we gutya babana neza mu nzu, niwe bafitanye n'abana babiri. Wagira ngo rero aba bantu bigize inyabwenge bazi ko ari bo bagore nyine ngo basobanutse, kandi nizo njiji dufite muri iyi mihanda. Nibo njiji dufite muri iyi mihanda. Miki rero, Miki nta kintu arabasubiza, ari kwikorera ibyo naga promota, nta kintu aravuga. Ariko aba bose bari indaya.
bari indaya. Uyu Jessica noneho yabaye indaya mu mujyi wa Kigali hariya za Kimironko ku ba Nigeria aseriva, urumva asinda ari umusinzi OG. Niba barabivuyemo ntabwo birabavamo, ntabwo birabashiramo, kandi icyo nzi cyo nta numwe utaruzuza izi 100 zaruzuye, ndababwiza ukuri. Rero kubona Shakira yise Clara ngo nicunga umuntu, ngo nicunga umuntu sha, ngo ntabwo ngo ari kwisiga amavuta gusa, ngo ahubwo ngo waguye mu mavuta, ngo waguye ngo mu mavuta. Ati kuki ucunga ingo z'abandi, kuki ugira n'ibibazo n'abandi bagabo b'abandi gusa? Shakira rero reka mbabwize ukuri, yatutse cyane Clara, ariko hari ibyo yibagije nawe hari ibyo yibagije. Uyu Shakira nta muntu n'umwe utamuzi, nta muntu n'umwe utamuzi. Ikindi uyu mugore ni icyomotsi, ni umuntu wigize umunyabwenge, ni umuntu nyine ngo wigize ngo afite ubwenge kurusha ngo abandi, ngo abagore nyine kugira ngo abashagira ngo abagore nyine ngo bamwubahe, urumva? Shagira ngo nyine agaragaze ko ariwe muntu nyine ushoboye, ariwe munyabwenge kuri iyi si. Agerageza no kuvuga cyane, ngo baravuze ngo kuri YouTube ngo ntabwo bajya avuga gake, wivuze gake nyine ngo ntabwo ngo uvuna views. Ko nabyumvise, wivuze gake ngo nta views ugira, niyo mpamvu nazibuze buriya. Ngo noneho warangiza ngo noneho ukavuga cyane, ugahita ugaragaza ubushinzi kugira ngo nyine ubone views. Noneho Shakira we anabikora kugira ngo bagenzi be b'abagore ngo bamutinye. Yigize akamana, yigira umuntu nyine ngo urenze muri iyi mihanda, niwe muntu nyine niwe muhanga, niwe munyabwenge, niwe uzi kuvuga kurusha abandi. Hanyuma ukibaza uburyo Shakira yise Clara ngo nicunga umuntu, hanyuma uyu Shakira we akaba ari cunga amabuno y'abandi, kubera ko yacunze amabuno y'abandi igihe yabwiraga Naomi. Murabyibuka ukuntu yamushizeho isoni cyane ngo yakoresheje ikibuno cye kirabisa nabi, bapfa ikibuno neza, abagore babiri bapfa ikibuno pe. Content ziraboneka, ya episode aratambuka bari kuvuga ku kibuno. None arangiza akavuga ngo uyu ngo Clara ngo nicunga umuntu, we yabaye cunga ibibuno by'abandi, amabuno y'abandi sha. Ngo ikibuno kirahengamye, ikibuno kimeze bigite, ikibuno cya Naomi ngo ni kibi. Iyi ntambara y'ikibuno abantu benshi barumiwe, baratungurwa, baravuga ati ntabwo ibintu bishoboka. Rero uyu nguyu Shakira nta muntu umurusha ubushomotsi, nta muntu umurusha umunwa. Ari uyu Shakira ari na Clara ari n'uyu Jessica, bose kubera ko ubujiji nta nubwo bigeze biga, bose bakoresha ubujiji bwabo, babona nyine biramanutse, babona views bakavuga ati ahwi, barazibona pe, views barazibona n'amafaranga barayafite. Ariko ni injiji, ntabwo byakora ko binjiji, nta nubwo byakora ko bigeze kuba indaya igihe kirekire. Hanyuma rero Clara yavuze yuko ngo iminwa ngo yaga promota ngo ihengamye, kandi uyu nguyu Clara nubwo yarezwe na papa we gusa, uyu Clara yavukanye ubumuga bw'ibibari. Murabizi biriya bitaga ngo ni ikibari, kandi muzarebe n'iminwa ye hagana hagati y'izuru. Clara ntago iminwa yo ireshya, umunwa wo hejuru n'uwo hasi mushobora kubira mukabona ko hagati ari mu mwanya ku munwa wo hejuru. Uyu Clara yavukanye urumva, muzamwitegereze murebe ku munwa wo hejuru harahadoze, yavutse afite ibibari. Zamwitegereze nuko ntago nababeshya, iminwa ye ntago ireshya pe, umunwa wo hejuru barawubaze, hagati y'umunwa n'undi harimo akantu kameze nk'akaronko bacishijemo. Uyu mwana yavutse ari ikibari Clara. Hanyuma rero kuvuga ngo mikingo umwana we ngo kuki ngo yarerwa ngo n'utari nyina, wese ko atarezwe na nyina ntago yakuze, wasanga ari nayo mpamvu nta rukundo agira. Clara ubundi mubona afite urukundo, usibye nda nko kugirira ishyari abagore afite abagabo b'abana beza, akunda abagabo b'abandi, sinzi ikibazo afite. Kandi n'ubundi ahura nabo buri munsi, wabasasira udahura nabo, mu mahoteli wasasira abagabo udahura nabo. Yagize akazi kenshi rero, yabonye YouTube itari kumuhemba, ahita yongera asubira muri hoteli guko. Uyu mugore ngo ni Shakira yigize incyomotsi n'ukuri kw'Imana, nyivuga ngo Clara ni incyomotsi cyangwa avuge ngo kuki ngo yavuze, nawe aravuga agacumba umwotsi, arashyanuka. Uyu Shakira arashyanuka cyane ndetse aganakabye. Shakira rero uriya mugabo yatwaye w'abandi, umugore we nuko ngo umugore muhinde yaje mu Rwanda, nuko ndabwiza ukuri pe, we ajya gushaka icumbi. Shakira ajya gushaka icumbi, ndetse n'uwo mugore w'umuhinde ntago amubona, urumva nta nubwo azi ko umugabo afite undi mugore, ntago abizi. Ariko yarangiza akaza akavuga abandi babigize nyine abaziranenge, bazi ko nyine ngo nta cyaha bafite, nta makosa bagira.
kandi nabo bagira amakosa ndetse cyane. Aba bose baciye mu nzira y'uburaya. Naye byo kuvuga ngo ntuza ngo umunwa ngo urahengamye ngo waga promota. Sha uyu mudamu mumwitegereje neza Clara yavukanye ibibari baramudoda. Kuvuga ngo umwana ngo wa Mikingo ntago yarezwe ngo na nyina, we ko atarezwe na nyina ntago abayeho. Ariko nanone rero kuri Miki biriya bintu ari gukinisha uriya mwana we sinzi na mwabibonye. Clara ashobora kuba yabivuze mukamutera amabuye, ariko biriya bintu Miki ari gukinisha umwana we ntago ari sawa. Uriya mwana ashobora kuzabireba bikamubabaza. Noneho na cyane ko uyu Miki na Aga Promota bashobora kuba bafitanye igihe gito. Kuko gutandukana by'abasitari nabonye ntuza we Miki noneho yewe yarabigize umwuga, kumva ko yafata umwuga bagafata undi gutyo nta kintu bimubwiye pe, nta na gahunda afite gusezerana rwose. Ubwo azajya afata umwe n'ibyanga yongera afata undi n'ibyanga yongera afata undi. Ngaho nimumbwire mu myaka ingana n'iya Mutesi, mujya muvuga ngo Mutesi ngo amaze gushaka 5. Mu by'ukuri Miki iyo mumurebye ku myaka ye 20 mubona azagira imyaka 47 50 afite abagabo bangaye, amaze guhura n'abagabo bangaye. Mujye muvugisha ukuri. Yenda gusambana kubera ko nawe yakoze mu tubara ari umuseriveri yagiye asambana bihagije, ariko none utekereza nk'abantu bagiye babana nk'umugore n'umugabo, azaba amaze kugira umubare ungana iki ku bagabo? Ko mujya mwiha Mutesi ngo yashatse inshuro 5, ndababwiza ukuri hari umuntu ureba ukabona wazashaka nk'inshuro nka 20 bitewe n'amateka ye n'ubundi yatangiye ari muto. Kandi hari n'abantu batagira ubwoba, ukabona arashatse, ukabona no gutandukana n'umuntu nta kibazo, yarangiza agahita yongera agashaka, akumva nabwo nta kibazo, akongera none agatandukana. Nyine ukabona n'ibintu wagira ngo ni ibintu nta mutima agira. Ariko buryo ugira umutima w'urukundo barakomeretse, none iyo ukomeretse ushiramo pause, ukabanza ukabitekerezaho, ukabanza ukanareba ni wowe muntu muzashobokana. Naho upfuye kubona umuntu araje wowe murabanye gutyo ndaraje gutyo, usubumba ibyo bintu bisobanutse, ntago bisobanutse. Rero mwabagore mwe nta muntu utabazi, mwese muri kimwe pe, mwese muri Ruswa na Vestine.